kubaha ikaze bakunzi ba Irasoza TV, abadukurikiye bari ku mpande enye z'isi, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twongeye kubaha ikaze, twongeye kubaha umunsi mwiza wo kugira ngo tubane mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusengera abarwayi. Birashoboka ko nkurikiranye bwa mbere kuri Irasoza TV. Amazina nitwa Prophet Rukundo Emmanuel, Kigali Rwanda niho ducumbitse cyane, niho dutuye. Imana ikidutije kubaho, dushimye rero Imana yabarinze ndetse natwe ikaturinda. Twagiye duhura n'ibintu byinshi bikomeye, Imana ikabana natwe, Imana ikatuzigama. None tugize uyu mwanya mwiza, tugeze aka kanya Imana itwongereye kugira ngo tubane mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, umwanya mwiza wo kuvuga gukomera kw'Imana, mu mwanya mwiza wo kungurana ibitekerezo mu rugendo rujya mu ijoro. Rero mbere ya byose reka tubanze twiragize Imana. Nitumara kwiragiza Imana biraza kutworohera kugira ngo dukomeze tubane mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Rero nongeye kugushimira wowe wakoze subscribe kw'iyi chaîne, ukadukunda, ukabitugaragariza ndetse ugasangiza ubutumwa abandi. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Mana Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira kubw'ineza n'urukundo utugirira. Twongeye kugushimira kuko utuzirikana, twongeye kugushimira uburyo utwitaho, twongeye kugushimira intambara nyinshi wagiye urwana ku buzima bw'abantu bari hirya no hino, ku buzima bw'abantu benshi bagiye batandukanye. Abatwandikira bitubwira, turabasengeye kugira ngo ikiganza cy'Imana kibe ku buzima bwabo. Nari nsabye ngo Umwuka Wera abashe kudushoboza kubana muri aka kanya keza, kubana muri aka kanya k'amasengesho. Imbaraga z'Umwuka Wera zibashe kuduherekesha kandi zikora imirimo ikomeye. Ndasenze cyane kugira ngo udukurikiye arwaye akire, udukurikiye afite intambara zikomeye zirange, udukurikiye adafite shinge na rugero abashe kubona ubutabazi bwihuse. Uyu munsi wa none aya masengesho agire agaciro, asenye imigambi yose y'umwijima, asenye ibitero byose bya gishitani katika jina la Yesu. Neza y'Imana ibe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubaha ikaze rero kandi tunabakira kandi tunasuhuza n'abashinzwe umutekano mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abari hirya no hino ku isi, abasirikare, abapolisi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi ineza y'Imana ibe ku buzima bwanyu. Uyu munsi hari ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi Imana yongeye antetsemo umutima wanjye kugira ngo ngeze ku bakunzi ba Irasoza TV, ngeze ku bakunzi badukunda n'abakunda ibikorwa dukora. Imana ibaha umugisha. Reka tuganire amagambo y'Imana y'uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuze kubana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turasoma amagambo y'Imana ari muri Matayo, ni ibice byaho 7. Ndahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 7 n'ubundi. Hagera cyati ngo ntimukagaye abandi mwiretse, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugerwamo ari rwo muzagerwamo namwe. Niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu ijisho ryawe? Cyangwa wabasha ute kubwira mwene so tihenga ngutokore agatotsi kari mu jisho ryawe, kandi ufite umugogo mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ari bwo wabona uko utokora agatotsi ko mu jisho rya mwene so. Ibyerejwe by'Imana ntimukabihe imbwa, kandi n'imagarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube, kugira ngo zisiribata maze zikabahindukirana zikabarya. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Imana ishimwe cyane. Aya niyo magambo uyu munsi wa none
tugiye kuganiraho Imana yatwemereye, Imana yaduhaye kugira ngo tuyatekerezeho. Ariko ndabanza gusa nkubaza abantu badukurikira ibibazo bigeze kuri 2. Icya mbere, ese ubuzima bwawe ubamo ntabwo wubakiye ku buzima bwo gucira abandi imanza? Ikindi cya kabiri nkubaza, mbese muri no minsi uri gushaka Imana n'umwete wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose? Icyo ni kimwe mu kibazo nakubaza. Niba koko uramutse utari gushakana Imana umwete, ukaba utari uri gucana imanza, ndagira ngo umenyeshe ko Imana itabikunda ku buzima bwawe. Irashaka ko uyishakana umwete, irashaka ko wirinda gucira abandi imanza, irashaka kubaho mu buzima bwimenyaho amakosa yawe ugasaba Imana imbabazi. Dukunze kubaho mu buzima bugiye butandukanye, ugatungurwa no kubona abantu imibereho yabo cyangwa ubuzima bwabo bakunze kubaho mu buzima bucirana imanza. Ariko Bibiliya ntabwo ibitwemerera. Iratubujije, iravuze ngo ntimugacire abandi imanza namwe mwiretse. Kuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Ubuzima bw'umwuka, ubuzima bwo kubana n'Imana, ubuzima bwo gusenga, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ndakwifuriza mwene data kugerageza kubiba imbuto nziza. Nubiba urukundo uzasarura urukundo, nubiba urwangano uzasarura urwangano, nubiba kubaha abandi nawe bazakubaha, nubiba kuvuga abandi neza nawe bazakuvuga neza, nubiba amafaranga uzasarura amafaranga, nubiba kandi nabwo gusebya abandi nawe bazagusebya, nubiba kuroga nawe bazakuroga, nubiba kwica nawe umenye kuzicwa. Bibiliya rero iduhaye umurongo ngenderwaho. Iri jambo Imana irimpa, irambwiye ngo nimubwire ngo nshuti yanjye uri kunkurikira, wowe uri kunyumva uratandukanye, Bibiliya irakubwira ngo wirinde gucira abandi imanza. Hano ku murongo wa mbere Yesu ari kuvuga aya magambo, yabwiraga abigishwa be abamenyesha ubuzima bw'umwuka bakwiriye kubamo. Arabwira ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kuko urubanza muca namwe ariko muzacibwa, urugero mugererwamo namwe ariko muzagererwamo. Dukunze kubona abantu benshi iteka bagira umutima wo gucira abandi imanza. Kuba hari ibintu wanesheje ntabwo bisobanuye ko abandi nabo batabinesha. Ahubwo nuzajya ubona mwene so yasubiye inyuma ujya umusengera, nuzajya ubona uwo muririmba nasubiye inyuma ujya umusengera, nuzajya ubona uwo mwabanaga ku gicaniro cy'amasengesho atakibirimo ujya umusengera, kugira ngo umurimo w'Imana urushaho kugenda neza. Ariko nshimishijwe cyane n'aya magambo k'uyu murongo mwiza wa 7 Imana iduhaye. Avuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Tugiye kwinjira muri aya masengesho, dusenga Imana, tuyibwire, tuyinginge Imana ibyo tuyisaba, twizere ko Imana igiye kubiguha. Ndimo ndavugana nawe, nuzajya usenga Imana ugahamagara Imana, ujye wizera ko Imana usenga ari Imana ikumva, ujye wizera ko ari Imana igutegeye amatwi, ujye wizera ko ari Imana itazakureka, ujye wizera ko ari Imana itazaguhana, ujye wizera ko ari Imana iri mu ruhande rwawe, ugeze wizera ko ari Imana itazigera n'umunsi n'umwe ikwibagirwa. Bibiliya itubwiye cyane kw'iri jambo
ndimo ndarisoma numvise nongeye gukunda Imana cyane, ariko numva nabikubwira nawe yuko ufite uburenganzira bwo gusaba Imana icyo ushaka. Urashaka ko Imana yakugirira neza? Urashaka Imana yakubakira inzu? Urashaka Imana yakukorera ubukwe? Urashaka Imana yagukiza iyo ndwara yawe? Saba Imana ibyo ushaka. Iri ni isezerano ryawe ry'umunsi, iri ni ijambo ryawe ry'uyu munsi. Imana ivuze ngo icyo uzajya usaba cyose yiteguye kugikora. Ushobora kwiringira abakomeye, ushobora kwiringira imiryango yuko hari icyo wabasaba baguha, ariko imbaraga zabo zijya zigira aho zirangira. Ariko ndagukangura nshuti yanjye, gusaba Kristo icyo umusabye cyose aba yiteguye kukumva. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turasenga, ariko icyo dusaba Imana wumve ko Imana ikiguha. Umunsi Imana yampa amagambo abiri ngugeza abakomeye. Icya mbere ni uko ugomba kwirinda gucira abandi imanza, niko wirinda gukura duti ku bantu, imuka ku bantu aho uhanga amaso Uwiteka. Hari abantu benshi bakunze kubaho mu buzima bubiba urwangano, n'uwiba urwangano uzasarura urundi. Ese muri no minsi witwaye gute? Ese muri kino gihe ubanye n'Imana gute? Ngemerera ufata akanya ubwira Imana ngo mbabarira. Imana nimara kukubabarira, witegure ko uyu munsi wa none ibyo ugiye gusaba Imana, Imana yiteguye kubiguhereza. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire nshuti yanjye, ibyo wasabye Imana, ibyo wabwiye Imana ije kubiguhereza. Hari ubutabazi bw'Imana, hari neza y'Imana, hari igitinyiro cy'Imana, hari uburengezi bw'Imana buva mu gusaba Imana. Birashoboka ko wasabye Imana uri mu masengesho y'ibiri, wasabye Imana mu masengesho y'itatu, wasabye Imana mu masengesho y'ine, wasabye Imana uri gusengera ahatandukanye mu buvumo, ahagiye hatandukanye wasengeye. Imana yambwiye ngo nimubwire ngo ibyo wasabye Imana byarumviswe kandi imanukiye no kugutabara. Bena adosi alom. Ibyo wasabye Imana, ibyo wabwiye Imana, ibyo wahendahendeye Imana, uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo ije kubiguha. Mama ije kubiguha, wa musore we ije kubiguha, wa mukobwa ije kubiguha. Ibyo wasabye Imana muri iki gihe, ibyo wasabye Imana wiherereye, ibyo wasabye Imana utuje, ibyo wasabye Imana uri kugenda, ibyo wasabye Imana usenga yibi, ibyo wasabye Imana ugusenga yitatu, ni Imana itegera amatwi abayumva, ni Imana itegera amatwi abayisenga, ni Imana itegera amatwi abayinginga. Imana ije kubiguha, Imana ije kugusubiza. Ele understands. Uyu ni umunsi wawe. Bibiliya yavuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Imana ikinguye amarembo y'ubuzima bwawe bwiza kuri wowe. Imana ikinguye umugisha kuri wowe ku buzima bwawe. Unyemerere ubyakire. Uyu ni umunsi wawe uhawe, aka ni akanya kawe uhawe, uyu ni itariki yawe uhawe. Warasenze igihe kirekire, wahamagaye Imana igihe kirekire, ntiwabona igisubizo bitewe n'uko ubishaka, ariko Yesu yakuntumyeho arambwira ngo usabe icyo ushaka uyu munsi wa none, yiteguye kukiguhereza, yiteguye kukiguhereza. Imana ishimwe cyane. Icyo wamusabye wiherereye, abantu batakumva, abantu bakwitayeho, abantu batakwitayeho, ni umunsi wawe Uwiteka yiteguye kukiguhereza. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana, tugire dusaba Imana. Kandi unyemerere niba hari n'icyo yifuza ko nawe twagufasha kugira ngo Imana ibikore, utwandikire dufatikanye gusenga. Imana yiteguye kubiguhereza, Imana yiteguye kubikora, Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kugusubiza, Imana yiteguye kumara umubabaro, Imana yiteguye. Haleluya. Kuko ijambo Imana irimpereza, yambwiye ngo nongere mbwira abantu ngo ibyo mwasabye Imana, birashoboka ko ari ibyo mwayisabye kwa kino gicano turimo turasenga Imana, birashoboka ko ari ibyo wasabye Imana uri ahatandukanye, birashoboka ko ari ibyo wasabye Imana uri gusengera mu mudugudu aho ngaho utuye, aho ucumbitse, aho muri icyo gihugu. Ariko Yesu yambwiye ngo aje kubiguhereza, yambwiye ngo aje kubikora. Ese birashoboka cyane ko ukimara kumva ijwi, ukimara kumva aya makuru, ugize intumbero nziza yo kumva nawe Yesu wamusaba. Ese ukwiye kumusaba ninde? Ukwiye kumusaba n'umwana w'Imana, ni umuntu wese witegura, wumva ko Imana iriho, wumva ko Imana isubiza, wumva ko Imana ikora. Nawe rero birashaka kunyumva cyangwa uri kunkurikirana
wari watakaje ibyiringiro, wari watakaje imbaraga, wari watakaje amavuta, wari watakaje kongera gusenga, wari watakaje kongera guhendahenda Imana, de la adostance penande kudestfo shalagen mostance. Yesu yambwiye ngo nimubwire ngo iki ni igihe cyawe cyo kumusaba. Mama yiteguye kukumva, yiteguye kugusubiza, kandi muri aka kanya turimo turasenga, ndumva Imana iganira nanjye ngo nimvugane nawe. Hari ibisubizo Imana igiye kuzana, hari amarira Imana igiye kurangiza, hari uburwayi Imana igiye kurangiza. Byakire kuko Imana irabirangije. Ibyari bikugoye, Uwiteka yohereje ubutabazi bukomeye ku buzima bwawe. Imana ishimwe, kandi iravuze ngo iguhaye imbaraga zigukomereza mu bigeragezo uri gucamo, iguhaye amavuta agukomereza mu byago uri gucamo, iguhaye amavuta agukomereza mu ntambara zikomeye uri kugenda ucamo za buri munsi. Ndavugana nawe inshuti yanjye, ndavugana nawe mwene data, wizere ko Imana ibyo wayisabye, ibyo wayingingiye Imana ije kubiguha kandi ikagusubiza vuba. Reka dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nsengeye ababera bawe, nsengere uyu mugabo, nsengeye uyu musore, nsengeye uyu mwana mutoya, nsengeye uyu muntu urijwe n'ibibazo ndetse n'intambara, ariko akaba kwizera nk'Imana isubiza, akaba kwizera nk'Imana y'urukundo, akaba kwizera nk'Imana ibohora. Nanjye namusengeye aka kanya kugira ngo ikiganza cy'Imana, ubutabazi bw'Imana bugaragare kwa ababyeyi, bugaragare kwa abasore, bugaragare ko uyu muntu wese umurikiye ari online. Ikiganza cy'Imana kibe ku buzima bwabo. Hari abagusabye Imana kugira ngo bahe imbaraga, bahereze amavuta, bahereze umwuka wera. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, bakire umwuka wera, bakire imbaraga, done estire grom, bakire kugenerwa n'Imana, bakire igitangaza cy'Imana, bakire amahoro y'Imana, bakire guseka, bakire amahoro, bakire ubwiza, bakire ubudahangarwa. Muri aya masengesho ndabasengeye, ndanyeganyeza, ndaturira, ndabomora, ndatwika imigambi yose y'umwijima ku buzima bwabo. Uhereye aka kanya binje muri presence y'Imana, binje mu kiganza cy'Imana, binje mu regezi bw'Imana. Haleluya Kristo, urakoze kuko uri Imana ibagire neza, kandi uri Imana ibatabaye, kandi uri Imana iboje amarira. Uhereye aka kanya ndabasengeye cyane kugira ngo ibyo bifuza, ibyo bakwifuza Imana ubibahereze. Yesu ubiteho kandi ubarengere. Buri muntu wese unkurikiye yakire guseka. Haleluya, unkurikiye yakire umudendezo, yakire imbaraga, yakire ibyiringiro, yakire kubana nawe. Kandi iri jambo Mana rigira agaciro kubikurikiye, tubise tubyize mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibarwanirire intambara zikomeye, ndetse izo muzi nizo mutazi. Imana iravuze ngo ibyo mwasabye Imana ije kwiba. Mwari kumwe na Prophet Rukundo Emmanuel. Ndabakunda cyane, ndabazirikana, kandi mbifuriza ibyiza. Bye bye.